n'urusyo ku mubiri ndinale mu kanwa ndisatu hariya mu sosi zose mbwira sosi yoroha kunyobwa. Oya biterwa niyo umuntu akunda. Hari abakunda ubunyobwa, hari abakunda y'inyama. Anaconda ku nyama uriya ni nk'intama kuko intama niyo utayiriye igishyushye ikaguhorana iba nagwa hirya ibateye seseme. Urimo urajya ngo hamura abantu y'Uburundi bahita bati n'una Anaconda byihore ntazirirwa za. Nose ubundi hundwa zabaje ndikumazi usibye gusabye igihugu. Ningiye muntu njye wagize miliyoni 96 hano mu Rwanda. Miliyoni 96. None se mu Misiri imbere mu gihe breakdown zawe zapfuye. Ko Rutambi bazajya bahamagara kazikula mu manga Namenyo. Yes, reka nongera gwikaze ukurikiye GJC Media ngusuzo wereye hose wari mu Majyepfo mu Majyaruguru iburasirazuba y'Iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza kunkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora turabasuje kandi nabo twizera ko bameze neza niyo batanameze neza kandi bihangane biraza guhinduka umunsi ku wundi uyu munsi yabacuramye ejo hakaba hazamuka abantu bari Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo abaherereye hose mu Kinyarwanda turagusuje kandi twizera ko unameze neza nizasho zacu ziba zitarangira na Rutambi uyu munsi show yacu igezweho Rutambi yambwiye ati ngiye uko byagenda kose urwego ngizo ntago ruki urwo guterura ivyuma nijo bikubwiye abo mugira neza abanyarwanda nagaragaje guteza abanyarwanda none aho bigeze nanjye nsigaye ubwanjye ngira ubwoba bw'umubiri wawe cyangwa se ubwonko bwawe niba butekereza nk'ubw'abantu cyangwa se harimo kandi kamashini hari igihe umuntu azagira ngo ntagukira umuntu ahubwo hasigaye harimo utuntu tw'utwuma imuzanye ngo ndisingo nabaye nka Sofia ngo nka Sofia umuntu n'undi yarabaje atariko Rutambi n'umurundi Rutambi n'umunyarwanda Rutambi n'umuganda Rutambi n'umuki n'umunyarwanda pira kuvuga Rutambi language nuvuga ngo uruntu ruri mu rwawe ubwawe wizaniye iyo ushatse uvuga neza se cyangwa ni kuvuga buri gihe oya kubera nabo nakuriye muri Rwanda ariko ndi umunyarwanda nago wakuriye muri Rwanda ariko ndi umunyarwanda pile wabishatse kuganira neza bisanzwe nose ubusimbu ndimo navuga igikwaca hari igihe ujye ibintu nkumva rimwe na rimwe ntago nsobanukiye ibyo urimo kuvuga nk'ubwo kumbwira ngo Rwanda ni biki ni muri Rwanda cyane mu kihe gihugu cyane mu kihe gihugu ubuse butima tuvuga na iki ikinyarwanda none turimo kuvuga ni iki ikinyarwanda ni Rutambi language hapo ni kutari wayimenya uko tuzagera duhorana kenshi cyane nawe uzagera aho ngaho uyinyigisha kabisa amakuru mfite ngo ukwezi ko kwakira Anaconda kurimo kuregereza cyase hako rero biriya bintu we usibye ko nyine abantu baba bahinze ubundi kipi zatsinda ubundi bizo guteze abarundi babulaye ibintu byinshi harimo ibiryo harimo umwitozo kandi barya bwabo gari inuza babwita gutari uburobe uburobe ubuze umuntu y'uburobe yakagera umwana urya kawunga ubonye kawunga ubwo niba ari ibyo abagandira ntuzakandira kuko nabo barya kawunga kenshi oya abagandi barya igitoki banombye icyo biteye mu nyigi muri comment narabibonye abantu barimo kuvuga bati Rutambi byamika byo byiwe Anaconda batwerekana kandi narimo guterura banashyize ifoto yawe bavuga bati Anaconda ko Rutambi bono guhita sya Anaconda abarundi mai ntago barya wabonye kuri kawunga ikintu ngata babigutaye mu ndiri ari bibiri so tuhada nkatuvuga rukajyango yeho ubwanye kandi kiri gusangira urimo kumwitegura gutara Anaconda rero sasa musubo namutegura ni kuri uriya nuko natanga uriya niyo yansanga nari mu kabari wenda ndamutse ndi umusinzi uriya naza kumureba kiri muri hangover nyuma mu Imana ariko utunga nimero ndashaka kumuhamagara ngiye ngaho gwindi turimo turakora imyitozo na Rutambi na kabisa noneho yakameje babatana Anaconda we ni nko kukunyunguta nta kintu na gitoya tuzirwa tuvugana hariya mu sosi zose mbwira sosi yoroha kunyobwa oya biterwa niyo umuntu akunda hari abakunda ubunyobwa hari abakunda y'inyama Anaconda ku nyama uriya ni nk'intama kuko intama niyo utayiriye igishyushye ikaguhorana iba nagwa hirya ibateye seseme ariko ushingira ku kiko nta namwe mwari mwakorana na Anaconda ushingira kugivuga ko uwo bwawe wabuganza none se reka ngubaze ubwo kuweho umuntu usumba ubu yakubasha ariko ejo turi kuri gari fitness sinabonye akagabo kagufi kurya ariko narebye ibintu kakoraga se wabonaga ari the best cyuma nagiraga wabonaga kinabuje tujya ngo gifashe umwari simago
umunengera mu mukondo ngo azambashe ubu ngo abantu bose bari hano mu Rwanda bijeje ko Anaconda umunsi wambaye hariho Rwanda Anaconda hariho Burundi ari Burundi ubu ni igihugu ku gihugu oyase ariko igihugu kimwe cyaratsinzwe guteze gihinda kandi bitari byabo ase nawe hari ukuntu ujye ukabya ibintu kigatse oya wenda abarundi babyarika muri commentaire hano umurundi wambashe baho ariyo barimo kukubwira ko bahagarariwe na Anaconda wabo n'abanyarwanda twala babuze abanyarwanda dufite ibirayi dufite ibiki ngambwira ahantu uzi Burundi mbwira ikintu uzi kivi Burundi cyo kurya cyangwa ari ikintu wari wakoresha ukabona indagara n'amamesa twebwe dufite izo biti imbada tukagira icyo biteye kinigi ubwo muri wo kubwo yambashe erega urumva hari igihe umuntu abakomeye ariko atabasha kuresista ugasanga urakomeye ariko resistance yawe ari zero none se umaze kurya abantu barenga senkali ubona teresista none ngiye bura hano mbera mubi uko ashira kanya imba ndimo ndahinduka umubiri buri muri aba nk'igufa nimo mu Imana ngubanga igihe abandi barimo kugenda bananirwa wowe nibwo urimo kugenda wongera so yibonye se mu gihe abandi bashobora kunanirwa bya byuma kati babikuraho ngiye mita nongeraho oya nakuvumbe nayo ibanga ryawe ni rimwe hari igihe ushaka kubashuka ngo uhite wifatira icyarimwe byose birundireho cyarimwe kugira ngo bahite bananirwa nese kibazo umuntu abishoboye ari byinshi yari kuzabishobora yananiwe asuka rengera abantu oya urumva rega hari ukuntu wenda ingufu zawe zishobora kuba zihita zikora umunota umwe zigahita zirangira ariko udashobora kuba wakora n'isaha sibyo akaba ariyo mpamvu ushaka kugira ngo uze ngo uhite ufatira 200 uhite ushyiraho akandi rero bimunanira abantu bataratsinzwe kandi mwatangira ku 100 120 130 siko mbagenzi ahubwo igihe kibazo ngiye kirimo nanga umunshaka kutensa agasuzuguro kugira ngo ibintu bireke gutinda tinda ko n'umuntu umuntu wananiwe ibirijana nago yabishobora ariko mumaza kanya ahubwo imbaraga ziba zamushiranye ningiye muntu ngiye nyina mu Rwanda ushobora gukora umunsi undi ugataha ningiye mu Rwanda ushobora kumara gym mu cyumweru nta kintu nakoza mu nda aya ataye byarabira byo no gukabya cyumweru cyose nta kintu nakoza mu nda nta kintu nakoza mu nda nyuma y'Imana gibuze ujye mu munsi umwe tujya kuvamo mbona watangiye gutitira uvuga uti ntabibona hafi ndapfa urabizi neza ngiye mvuga ibyo ndimo kureberega urimo urajya ngo hamura abantu y'Uburundi bahita bati nuna Anaconda byihore ntazirirwa za nose ubundi hundwa zabaje ndi kumazi usibye gusabye igihugu ameska uri muri mama Anaconda bicyambwa ibintu barimo gutekereza nk'ari Burundi nk'arimo kureba bino biganiro abarimo kuvuga ati shabu kwa 11 hatinze kugera yako barambwe ngo Barundi ngo banakozaho ubu kumusoza ari kumusoza wambaye ga cyaka muterega pisi ave oya kuja kugikora ugatitimira oya ngo gute yambaye mbwira nyine gute none se ngo akanya ngula bibaje usaba muri commentaire nabumvishe ngo baramuzi ngo numwana wakakana ngo kwa kanaka ngicunze nabi akugira yose oya se none bivuze ngo nawe nanaje inanga kujya muri gym hano guzabanza guhura nawe oya mulahula unusunni je nabiki ko ni logoje oya iyo ugeze barakubwira utikana kumbe n'uburozi bavugaga ngiye gushiduka Rutambi abonye bwitwazo zatangira vuge ngo urumvango barandoze ngo yazanye ibirozi by'iwabo yandoga se ngiye uburozi ngiye bwambashe nananiwe n'ibyuma imyuka yamfata aya wananiwe n'ibyuma ariko ubundi ngiye mfite ikibazo Anaconda niwe nimero ya mbere Burundi nyine ni ikibazo ukuntu bafata nimero ya mbere bakamuhitamo ari igikuri ariko rega ntago gushobora bisaba uburebure ubuza abantu bagusumba kandi batakora nk'ibyo ukora oya izitaye ziboneka hake ariko aho dushobora kugana ndimo ndakureba mu gihori hori izitaye ntabwo zibona bake mu gihori hori ureba ndegewe cyo hakana hirya kwanza ntukajye nanyegera je suranzo yo uranzo ntabwo se ngurusha gatoya agenda ariko se abanyarwanda se oya hirya cyo gusuma nese jewe nterurana ibyuma nawe ariko sinya muntu aterura ibyuma ngagumya nkaba muremure okay rero nanjye tuzaguha iyi mikoro uhagarara ngaha uvuga isaha yose nta muntu muri kumwe mwese nyandivisha narasaze niyo mpamvu nyine ngubwira ko buri wese nabyiwe ashoboye njye hanga navuga amasaha 5 ntari nahagarara kandi nta kintu na kimwe nsubiramo nzimuka naza nzimukira muri gym ahakorota ubundi mu buzima busanzwe usibye guterura ukora iki muri iki nanjye sangiye kumbera ng'abakobwa ugibaza arya ngo bashira ku stati ngo bakora iki yabo n'ujyo la wishirisha kuri stati ngubundi ngo umuntu ngo bahostinze ngo arakora iki ngaje wi umuntu ngo umunsi ngo munsajya hanaha ngo ningiye muri hosting ahakora iki arakora iki
Rutambi iyo ushaka ikintu cya sport nimero ya mbere uraneguza ga nziza ivuye Burayi from US kola nziza inkweto nziza ibiki byose nabwo nawe murika reka ndabona no kurirwa mbivugaho ako mu kwa 12 tutangirana naryo shop ni shop shop icuruza imyenda ya sport ibintu bi fitness ariko mbere yuko biza nta kazi Rutambi yagiraga inkona kazi nagiraga ese nyenda reke ndimo ndakubaza naka kanya suwa kanya aka kanya koko ndimo ndabaza jewe ndimo ndabaza mu buzima busanzwe usibye mbere yuko iyi shop ihagera ubu twavuga ngo Rutambi ubundi wakoraga iki nakoraga iki uburi ko nubwo nsa nk'imbura mukora shop mu busanzwe n'ubundi yakoraga ikorera ngo tunabwira abantu bajya bamenye bati shop ya Rutambi icuruza imyenda ya sport ikorera kuri online hari umushyira ndashiraho ikorera kuri online Rutambi shop fitness Rutambi fitness shop nayo uzi mtipe nzikora kaza ibintu ncuruza bana turaza kubinyereka reka taye twikomeza no kuva kera nakoraga nkanakora personal training nazo ziri online uza kukazukunuka kavuna uzukubyuka saa 9 z'ijoro umuntu uri hanze afite saa 4 z'amanywa ubundi ukajya kumwigisha uko gukora sport kwezi kwapfa kubwira ngo nawe mfite baje bayaguhamberetse namuvuga ni nkwandikira sunsubiza ubutanzaza nkuvuge oya ari umuntu waguhejeje zakiza lamoza iyo mubwira ko sport zitazajya zugahita umuhizi muhenge ku rubavu oya abwo ubutanzamu nzamubwira amazi akeneye kugira ngo nanuke mutume mubwire ngo naje kumwe kuyabatira oya aside rureze kwanze kunyikira guko rwa mugorera iki none ubu nawe rero wa hosting kubera ko nawe ukora ibyo ngibyo vuba nawe bagutumira ati munsi Rutambi arabahari oya ariko anje usibye nibyo ngibyo ngende star ako kujya umuntu wa star ubundi bisaba iki bisaba ko ari ikintu bukora rubanda nyamwishi bakurikirana yego kandi nje usibye ngiye n'ibingiye byawo ngiye kweza ibiganiro I am comedian man oyase akuziko akantu muzo akayi bose akanyi buranyi bagiye ko akantu bajyaga bakambwira ngo Rutambi comedian ya Nzaba niko yitwaga niko yitwa no ngo ilahari na nubwo ilahari si ni ngiye muntu ngiye nyine wagize miliyoni 96 hano mu Rwanda miliyoni 96 oya wagiye ukareba se aya mwana miliyoni 96 utajivana ibyo bintu byo kabye zana zikweleke miliyoni 96 miliyoni 96 miliyoni nyingijana zuzuye zana zikweleke nyine rata ibintu byo gukabya itonde gatoya nzendere nitwebwa nga mu Rwanda nitwekwe nyine dufite video ya lebwe cyane miliyoni 96 miliyoni 96 nose ubona abantu babanza ukagira ngo miliyoni 96 utazinyereke nyine weli yindi oya nanye ndashaka kuzireba ndashaka kuzireba izo miliyoni 96 nanye nzireba miliyoni 96 no ubumva abantu babanza kugira ngo banze kuri no biganiro gusa ningiye mu ngiye nyine igihugu cyose kizi nta muntu uvuyemo hari n'umanzi sizi wari wabikinisha na Medi indirimbo ifite 50 ndamurusha vivi 46 kuri iyo comedy azubwiye comedy yakiraga ibiki iyo comedy yakiraga ibiki nyine buri hari ibintu bibiri kubuza ukora icyo kintu no kubugira umugisha w'icyo kintu singize nagaliza siri kona lifobi nitwebwe abantu ba mbere mu Rwanda na undi mu na Medi buri Medi murusha views miliyoni 46 reka ngutegere muzi mu matari kinyarwanda alundi muzi mu Rwanda se dore nagari yongeye gusa kanzi kweleka yingi ni mudushishona za Matayo high school 30 twebwe ikintu bita miliyoni ngiye buri kurebwa uri kumva utazabona ngo tugize 100 ngo buri ngo twarebwe buri ngo tuba twarebwe kuko ningiye mu rufite ahanga aga Guinness do rikoresha mu Rwanda
ningiye igikombe oya miliyoni 97 abona ringwe hino ejo ndero bambwiye ngo none ngo butari duhura ngo uzafata akamodoka ugakurure ugakuruza amenyo kujya ngo ne uzomvaga narakubeshyaga cyaruta se turi mu muhanda aho ari buceye imodoka ngiye mfata imodoka rukamereza umunyururu wa munyururu kwa kundi break down is ikayikuruza amenyo mu kimbo cya break down ni Rutambi aya ahangana nawe ugiye utangiye ibintu byo kwikina utababuka ibintu byo kwikina nubwo nari nabona abantu imodoka na moteri imodoka nase mraziraza kurizaga intoki buriya sisi bagashuke ikintu kizakora n'umutwe wagikora umutwe nyuma yo gutekereza buri ufite n'imbaraga zidasanzwe amenya agakuka gashiramo amenya agakuka ubu ibikanu byawe nabyo bifite imitsi ikomeye ku buryo ibasha gukurura ikintu n'umutwe buri kona amenyo yanjye uri kona amenyo yanjye kubona ubwo yaragize yarafumbitse umuntu agiye guteka kubitama nk'ingome ntabwo yayakura nose ko wababana n'ingewe nose kubise mu cyuma wabiki iyo kubise ku cyuma kirahenga macanga henga mintu kizawe ndabyemeye ndemera mbabari ndakubitamo ingumi nadakuka ndeta mwishyura niba bijemo kunyishyura nako niba bijemo kunyishyura cyo nabona n'ubushize warantewe wankubise hasi wamutswe we yena niziko wiramira niramira warantewe ukanjugunya ubutseho musizo ujumbeshya ngo wize taekwondo ibyo bya taekwondo byihorera nanjye narabwiye ngo uzakomere ku buryo nzazana nk'ipanga nkakubitaho igapindama nego nzahita nemera gukomera oya seri y'ubutanzaza ni cyumu kigira nima mu Imana buriya nyine buri amenyo y'umuntu akomera kurusha amaboko aha imodoka ndayibonye oya weho tuzazana imodoka ari yacu ari ibintu twapanze oya ibyo byo gupanga simbyemera nose uragarika umuntu utazi no ntacyo ndamuhagarika ndabimusaba usanze imigozi atayifite ntari umuntu watwara imodoka adafite mu mugozi oya reka tuyo tubagenze gutya seri y'ubutaha barindira imodoka oya umva ngo bwira ibyo ngibyo byo kuza dupanga nibyo ntashaka nibyo byiza kare atazagira umuntu ugira ngo ni ibintu twapanze kanze ngewe ndamusaba kiri kubwo nimba uribone n'umugozi nese umuntu ari imodoka adafite mu mugozi urumva bishoboka shari ku muntu wabande ku mulabandi oya ntacyo nagoze kufite ubwoba ufite ubwoba mfite ngiye imodoka nizayigukurira twabipanze oya rega buri cyose urukubanza kwitegura ngiye gupanga ndakuza uzanzana ikimodoka kitarimo moteri zibagisunika bazakizana bagisunika wenda ndabizi se cyangwa nzasanga ahantu iparitse nzasanga ahantu iparitse ubundi ncuke ngo ngareka dukurure yingiye kareka igiye kuza ahubwo se wa mugani sinzi byarimo gukora mu ruguru hariya shamwihore oya murekaze rwose bamuritse kare eri kamerera ya modoka banze mbimusaba ndabiza arabyemera neza usuko uje ukamera imodoka y'abantu tabimusabye ubwo nabwira ngo plank oya umvisha no musaza wangu kunayima aravuga umusaza yaragiye ireba umushiremo oya wenda aragira ngo twajyanga agende buhoro reka bimusaba ariko n'abandi umva reka bimusaba rata barata ngubwira akantu gatoya oya nyo byiza umpapa biteze Salam. Umeze neza? Ni poa tu. Hari ikiganiro twari turi mahanga na Rutambi. Tamba arambwira ati giye imodoka nshobora kuyikura namenyo yanjye. Urabyumva? Se yabishobora ra. Ati ngo hari ukuntu ngo bazirikaho umugozi nk'imbere cyangwa ngo umunyururu. Ati giye nkayikura namenyo ati niba mbasha kuyikura n'amaboko. Ni ibintu bishoboka ariko twa n'ibintu tuba tuzakora twapanze. None se umulabane naho gahunda giye murazizi. Hari ugo yihuta? Akaganiro ka Rutambi imbere ariko narebesha niba yabishobora nanjye nawe njewe n'umwanya amaza urashira hikisi umwanya amaza hagaza hanga niwo mwishyurira ko nje nawe ntacyo ndibukiye ko wanyimweje ko bishoboka njewe umwanya amaza ko bishoboka ko nabaje kwifatira igihe twabiteguye ubwo rero uratinye rero ntuzongere kubeshya abanyarwanda uratinye nagaru gutinya na Anacondo ubwo ndabimenye ko na Anacondo azagutsinda ibyo wabeshyaga niba bishoboka reka tubikore k'imodoka ihari ikibi nakano hari nta mugozi wambonera mura nta mugozi amodoka yanjye niyo waba udahari twawushaka naite ufite harako mfitemo hano ariko ni gatoya nagashipiri sinzi niba kabiko gatoye fa kuba gatacika naitera iringanize ubundi ngucira gasuzuguro ndebera ko gafitemo kwikura namenye ngo namenye buri yasaba kagushuka namenye ngayikurure namenye narebe ariko nago bitinda tunde kwihuta wana nago ni nkango kanya kabisa buri yasaba kakubeshya ikintu amaboko akora namenye yagikora aya nahise ko duhari ayirebeshe mano hagati yana ngo iteremo hano hagati haringaniye neza nze ndebe ngiye wahereye ubeshya abantu ewana hano haringaniye hataza kuba urwitwazo ngo hacurikaga cyangwa se ngo hamanukaga
Hewan, nanjye nze nirebere. Aho nga. Nirebeshemo gutya hagati. Ni gutya ni sawa. Gutya? Banzu bizimye. Arayizimije. Mbateze kuri wa mugozi sabaga. Mereze uwo mugozi nkwereke. Nanjye kwano nkafite mora. Ni kano karabi ubikore. Ubu uyu mugozi wakurura imodoka. Wakumira. Kozi karakomeye nako ngiye kuzirikisha amatora. Ngiye ukazirikisha amatera. Karakomeye gukomera. Hano se turakajomba. Naza twekana tukajomba. Kanze mbere kano mukajomba. Aho nyereka. Maze mvaka. Dore no mugabo yigize dore mugashyiremo hano. Akira. Babulese fasha maze nitere no modokali. Fasha maze nyitere. Nitere. Ai. Zende bije waheresha utubeshya nguru musa. Zimodokali. Ibaze nk'ibintu bari kumbaza. Nguzi imodoka wabona nta yazaga batubeshya. Kubera ni Manuel si. Urumva abantu benshi cyane ntago baba bazi za Manuel. Anje ndebe. Cha mano ko ntajya nemera ruta. Hanga nani ndahita remera. Nanakona namubwira ntasirirwa se. None se. Uriya weho ari ikintu ujya witiranya. Ari ikintu ujya witiranya. Ase anga sima turabangamira abantu se. Oya ntako babangamira. Bakajomba he naso twerekana bagashira. Bene nyereka ahantu tukazirika. Bigiye nko kudepana cyangwa se bimeze gute ugajomba he ngo mushyiremo umugozi. Ndamwereka rwose no mugabo uvuga ngo arakuroza imodoka amenyo. Inoze imodoka ari ngaho. Nose imodoka ari imodoka ubundi wayikuruza iki? Nanjye kandebe ko mpari. Ntabwo ujyemera yuko umuntu ashobora kudepana imodokari. Kandi mbona niyo zasaye bahamagara abantu bakaza bati dushirireho nyine. None se mu minsi imbere mu gihe breakdown zawe zapfuye. Ko Rutambi bazajya bahamagara kazikura mu manga Namenyo. Tagiye nawe kintu bya. Umubiri ndinale mu menyo ndisatura. Ntakereka nze nanjye ndore. Akakantu nako kari bucike. Yewe. Nabwo bufite. Noneho ndashaka kameramani nahagarara ahantu ari bayireba imodoka yose nta muntu n'umwe urimo ataza kugira umuntu ujya ngo harimo umuntu. Jope igira hino hano. Bayo jyana ku ruhande hanga. Ahubwo se urashaka ko nyikugereza. Nushaka kwigeze nanga njye ntacyo bintu waye. We ahubwo gene wagarara hiriye. Aho magarika hose ndabyemeye. We gene wagarara hiriye. Pakuba nta muntu urimo. Ataza kugira umuntu mbeshya ngo wari umuntu ngo wagiyemo. Banzu nkamereyemo rwose ayibone ko nta muntu umurimo ataza kujya hari umuntu winjiyemo. Ni na manuwe ntabwo ari na automatique. Nashira ni nyuma. Batajya ngo umuntu ugiye kwisunika. Ariko uyinza nakaguzi rakomeye. Nako se ubona kari bucike? Umugozi unagucika. Ntago umugozi wacika. Iyo ni imigwegwe ntago wacika. Urashaka ko ngweho umutere intambwe zingahe? Nushaka kwigeza hanga. Zo ni metro zingahe? 1 2 metero 3. Ngenda kongeza 6. Mwana urajya ngo dutwara gatumba hanga cyangwa tukatwaye namenye arimo. Sawa? Magarare ahantu hejuru hagaragara buryo bigaragara umuntu wari wese kuri video ko nta muntu n'umwe ugeze ayikoraho. Ndebe. Oya ntushyiraho amaboko imbere. Nuyashyiraho amaboko imbere bagira ngo wakizeho n'amaboko. Twe turashaka amenyo niko watubwiye. Amenyo gusa. Nta maboko akozeho. Imodoka iri mirage. Nawe nyamuneka hagara yinjira mu modoka yawe nyamuneka. Nyamuneka. Nane isubiriza. Dume. Numa haru na igeze ubuna muntu wanehage. Sijani ndo ngubwira se. Muri zibera umukanishi. Muzee
ubibonye wowe eri oya ndemeye ndemeye ko ari abasore wabibonye ariko nubanje kabango abantu n'abasore umuntu akagira ngo barabeshya urandamwemeye uramwemeye ibaze reka imodoka umushoferi wayo mukire nawe avuge wabibonye kayikuruye yarayikuruye kabisa aranje igiye n'amanutse arayihagarika ayisubiza inyuma shofe oya tuvugishe ukuri abasore barakwiye ni Rutambi koko ni Rutambi ntago no bwa mbere mbonye umuntu ukuruza amenye imodoka none urinzi ko zigwa tukazana breakdown zakwamba tukazana breakdown ubwo breakdown ni Rutambi baye breakdown ni breakdown arakinangaje ukuntu imarutse agahita aniruka akayihagarika akayisunikisha amaboko ntago bibaho reka Rutambi ni umusore utasubiza ngo imodoka y'abandi subiza ngo imodoka y'abandi ndemeye gira isubize mu cyerekezo cyayo kakagozi ariko imbere kana cyane ngira ngo ajya gatwara kamaje gucika Emeye cyo koza nanjye suko nanjye ndatinya amuntu ni igikoko Anacondo nashaka ntazirirwaza Alukwikurura gusa utanayize Nusuko ikintu zuko cyane nako kugikurura n'urusyo ku mubiri ndinale mu kanwa ndisatura urumva utababara mbabazwa n'iki se ntacyo uragitoye ufitemo ko uri kubabara se weho byababaje abantu nza kubyemera ngo yangumye ngo reka ntere mu ngewe ndikuba ndimo kuyacira yose nibyo nkubwira urukumva buri kintu cyose na experience gaza undi muntu uzabikora hazafata imodokari ayijyane ashiraho amenya yizane niba yatonombotse ayitegaruza ari uwumwe kwikuruza namwe gusa ntago bihagije ese no mu maboko no harakora ese ibintu bari barigeze byitozaho cyangwa se niko akundi bo yabene gavuga uti ndabizi kingi nabikora gusa nge nta kintu kibaho nakitoza ahubwo ngewe ubushobozi umubiri wanjye buba bufite usubona kundi barashaje ko namutsindisha kanwa nadakojesha amaboko ubu butaye icyuma ni cyuma no kukizirika tugashaka neza karuka fatisha mu kanwa ibiro 400 mu kanwa aya waje ko nabyo mbonye ko bishoboka nabyo mbonye ko bishoboka niyo siko imodoka ari gupima kangahe imodoka ibifite kangahe gayikoreho gawe wisunike igeza arahiriye ndi wowe nyine wayikoreho wisunike aya ngwana wosunika akantu gatoya ngwana niki se ngwana niki uwinyama ubona ubala nyayo abantu bo umupapa aravuze ati oya nanjye ndemeye ko abasore kandi none nagari igisoro wa mupapa aravuze ati nemeye ko ibisore bibaho kabisa ati najyaga mbibona nkagira ngo barabeshya barakabya ngo ntabwo Rutambi ari igisore twebwe abanyarwanda ni ukubahiriza show ubutaha kugira ngo babyemere tuzashaka imodokari imeze nk'aho ifite ikibazo twitereke mu manga hari gukoreshwa breakdown abanjye bahamagara sinzakoresha aminza kurisha amaboko ni tavamo nzaba nsinzwe ufata amaboko uyizamuremo mu kimba cya breakdown nkoresha amaboko uso nabyo mvuge kandi ngo nzemera uko mbibonye oya natangiye kwemera iyo tuzabikora kugira tubyereke abantu ariko kwemera byo ubu se woho koko abarundi bavugaga Anacondo buriya baracyamuvuga ega nawe hari igihe wasanga akora ibindi byinshi bihambaye oya nta bindi bintu yakora kuko ngiye nakuriye moto n'amaboko mbona byaciwe amazi nawe azagerageza azashiraho amenye ku modokari nimba adafite ibihanga oya urumva ko yakoze tudakurikira show nyinshi za Anacondo azakora hirya wabona nawe nk'ubu muri iki minsi arimo kwitegura Rutambi hari ibindi nawe arimo gukora bihambaye nta bintu yakora ngiye nyuma ya sport ngiye ngo n'ibindi bintu bimeze nkaho wagira ngo ni mashi ubu se wakemera ko bamfuka mu maso akagukubita icyuma mu ngutu nakureba muri metero 30 nagara gutya gutera icyuma kikagufata mu gatuza cya mu ngutu nzashinga kadahumeka abagitera ngo nabwo uzabishaka ngewe ibintu byose umuntu abanza gukora imyitozo ntago ari imyitozo cyo kintu wakitoreje kurinde nyuma yo kujya mu mazi hari undi muntu usa wajya mu mazi akaresist iminota 5 tije ko nubwo ntawe nzi nubwo ntawe nzi ntago namubona ntago nzi koga bihambaye ariko nyemfite ubushobozi bwo kujya mu mazi nkamara iminota 5 atari navamo ibyo koga byo ni ibindi kuko nakubonye igihe wasigaraga mu bwato narakubonye nyine amazi bera mu gikina nayo ikintu mutajya mu mitsi ikintu mu Rwanda kigata gifata mu josi cyo ntabwo kiba gisanzwe hafi kifatira ku josi ntabwo gishaka kiba gikinsi hafi oya ni mu Imana niko abaturage baratanga ariko baravuga bati ibintu ntago ase ubundi biwanyu mujya mukinga nijoro oya dukinga ubungu imba nagiye akumugiye maraku n'urugirwanye rwo mu cyumba nararukuye nta rugirwaho
ko nta nyamaswa ziba mu mujyi wa Kigali ubwo igisambo nangiye kizaza kikandusha imyuka kizabijyana zayishakira n'imodoka ari nyipakirire noneho ndimo ndibaza nk'umubyeyi wakubyara oya papa ni igisore na mama ni igisore none se ugira ngo zino mbaga kugira ngo barazikopa have ni mu mashereka oya amezi atandatu ya mbere wayonze wayamaga se wo kunameze nawe have akoze isa nawe yajya gatera ibyuma cyangwa akora siporo zihagije none se papa imikino ingi biriya babajyemo biriya byo gukirana papa bikinaga nani gatandatu nzakuzana amafoto nani gatandatu agucakiye gutya wewe agafata akagufata kugira ngo uvemo kireka bagaciye hari ukuntu abantu baba bari nko mu rugo ugasanga wenda we na murumuna we cyangwa se na mukuru we niba ubafite baba bati noneho natwe dukore siporo uyu munsi mu rugo ufite barumuna bawe oya bakuru bawe mfite mukuru wanjye ufite mukuru wawe nawe ni umusore se nakora siporo yago komana yanjye mu rugo udakoze tize bahita bakwirukana ni ukora tize ukaburya cyane kuba umusore ga nukurya se bakabashuka arajyaba mu rugo se cyangwa oya no se mu rugo ni nduhaba nyine iyo tuvuga kuba mu rugo tuba twibara twebwe nka famille noneho ndimo ndibaza jewe nk'iyo mwabaga mugiye kurya muri kumwe mukiri batoya mwese mbere yuko byabaga bimeze bite ni ukuvuga ngo mu rugo ukuntu bari bameze namwe badutekeraho ubugari umuntu agakata idonyo ukajya ngo kuyeho ubwe oya se wabutekaga yabaga ameze ati aba nyine bari umwe mu rugo kubera baravuga ngo umuntu watetse we ahaga kare kubera uriya mwuka ariko ubundi mu yindi miryango ubusanga arimo umuntu utanywa amata ari umuntu utarya inyama ariko ngiye mu rugo uwo muntu ntaramubuze abanyarwanda mutegereje umuntu bita Anacondo mwamubujije akareka kuza kirekare ubu ntabwo tukiri Rutambi ngo mu Rwanda ubu tujya guhangana igihugu ku gihugu ubu n'u Rwanda rugiye guhangana n'Uburundi kandi igihugu cyatsinzwe cyamenyekanye iya erega agiye gutsindwa mbere yuko umuntu akora ntabwo nyambyemera ahubwo wowe ntabwo ujya ubyemera ntabwo nemera ko umuntu atsindwa atari yakora urukona nyuma y'imyaka 5 uzaba nyangana n'abantu ahubwo uzaba warashaje reka nyuma y'imyaka umuntu ukoresha bino bigufi kugira ngo sintari raramba reka nkubwire nyuma y'imyaka 5 ukuntu bizaba bimeze ni ukuzajya ndindira imvura ikagwa bakarindira inkuba akaba ari duhangana ubwo se ufite 30 n'ingahe niko nantariramba ibino bigufi ukoresha ntabwo bikwemera kuzagera imyaka 50 njyewe ahubwo se wabanje ukabaza ngo sogokuru yatabarutse kuri ingahe 111 kandi mu rugo kuyikurikiza ni umurage imice nzage ni nk'iryibiri ni mamu y'Imana reka ko umusore n'ukurya kandi urarya yago ko mala yanjye we nakubwiye uti mu rugo umuntu akataga idonyo ukajya ngavanyeho ubwe bakagira ngo ubwabo babibukuye ubu njye mu myaka 5 ihari kuko bizaba byaramaze kwemezwa na Guinness de Record nayo yaraje mu Rwanda baranampimye bakavuga uti uyu muntu imbaraga afite ntago ari iz'abantu tukarindira imvura ikagwa bagira amahirwe muri kaza akabare baduteranye bakaniranya n'inkuba none se ubwo abantu ko zaba bose narabarangije nuko uzabarindira imvura ikagwa bakaniranya n'inkuba gusa nese ruta oya dukoresheje Bibiliya umuntu akandika Bibiliya muri ubu ngubu akateka kuba yanditse cyera tubwizanye kuri ubu Samson ubwo yabarindi Samson ubundi bahita bamusiba mu cyimbo cy'uriya muntu dere yashu bashyiraho the rock oya mu cyimbo cy'uriya muntu yashutse bashyiraho Rutambi oya unse Rutamba ruta the rock ubundi ni cyangwa mu rushingo umva nima mu Imana nose ko babatanagira ubwo abakobwa umukobwa bagutinyuka ubundi yambaye usibye se nawe sibikora nabo abagabo bitabakaburimbo batagenda abakobwa umugore si umuntu nakubabarira buraje ariko ntago yarabisobanuye nawe byari mugeje ko kuvuga ngo umugore si umuntu ngo umuntu twara undi muntu amezi 9 ati umuntu twara undi muntu ngo mvugo ngo wari umuntu atakabigora amezi 9 we mu gihe urya wahaguka tuhangayika none we amara amezi 9 yizuse amezi 9 nta kintu gito yabimutwaye ruta noneho twizeze iki ku banyarwanda ku banyarwanda ubukuru no gatanu babonye show kwa gatatu bazabona indi show kwa kanya bazabona indi show umutero wakora subscribe kuri GGS mama Imana na mubuli akirekare ko subscribe nago bazigura ubundi bura kuki batazikora nanjye bira so mbazi subscribe nago igura tuba tukugira ikigongwe kugira ngo
notification za YouTube nakirekare none ukanga kuyikanda Beho ngo Rutambi yakoze ibintu ngo kubishaka ubu ntangiye kuyigurisha abantu bazajya bavuga ngo mwana yurishe kandi twayitangira ngo umuntu baranze kuyigura Gazuku niwe ujye bambwira ati mukoreza ubuzima niba mutabishaka mu byiborere oya atwese babyorere twabunuzwa kutugira discipline ate mu bikole bavyeyi tugira discipline ako rero ni impande zose abantu byungukiramo urumva nka kino kiganiro ari gihe ucana kumva arimo baraganira bavuga ngo Rutambi twabonye yakoze ibingiye kandi uramutse warakoze subscribe ni ngombwa ngo byajya biza notification iti kugeraho nawe ugahita ubyirebe ubu utabwo ntabwo bashaka yuko kuzajya hagati y'imodoka ebyiri nka zipesa ziri kwaka imwe bako kindebe bagurishya cyatuzishake oya ni mamu y'Imana ugenda mu gutya we nawe yandicaramo gutya imodoka imwe kampeza indi ne kampeza hariya muri kumva zo zigapezanya amapine agashira ngende mu hagati nyenkira ubuwembe nagari ibyo mbwira ibintu nkahita mvuga ni ubutaha nago nzirirwa nza mu kiganiro kuzaba nzaba nshaka kukwica oya bagira ngo bazapfunge nzizi ibiganiro basaba ngo bazagufunge ubwo ubu mfi bundi bwacha uploadingala ngo bazagafunge ubwo mfi bwacha uploadinga anda ye Rutambi yaguye mu kazi ariko nibwo wamugiye kunguka niba mu Imana Rutambi yaguye mu kazi arimo guterura ibyuma ndire ko abantu badakunda abantu badahari abantu bakunda abantu badahari oya ni nka karagara ngo tukimo tuvuga ubu iki kiganiro dushobora kugikora kikagira views 100 yego wajya kureba ugasanga abakoze subscribe ni 25 ukibaza abane 75 nicyo twavugaga ubu koko subscribe ari umuntu uyigura niba ufite Google nimba ufite account muri Google ubu kwihangana ukadukora kuri subscribe ubu byakugora la musaza se hari ikintu wamuhaye se twaranganyije se wabonye se mukanya igihe wasigara guvuga nahise wita mbirangiza kuri telefone kugira ngo ahita akomeza yigendera bose nabo bagira inzara umuntu utwaye imodoka arasaba nawe mwemere ariko ntabwo kunsaba wowe wona mwemere nibyo twavugaga n'ubu gusa wakora subscribe kugira ngo uzarebe show y'ubutayi ngiye kwa gatanu nivo kuri wa gatanu kazajya uhora unekereje kukubize ngiye ubu tuyigora ku murundi nkurikizaho Tanzania mu bihugu mutengurikizaho Uganda baba ry'ibumbu mu munyigi mitengurikizaho Kongo babandi bagira n'ubwo birira amasambazi mitengurikizaho Tanzania we tugaruka uri umwami bashengaguye barakumaze uwo rero kujye kuzana mu Rwanda tuzakora competition nimba bashaka kuzireba ndoroka zabigenza uhita vuga turahane rumwe mukiye Rutambi musaje n'undi Rutambi mukiye ku rundi ruhande nimwe nzaje none se ujya nabizi neza ngiye ko ndoroka ngiye tugiye mutsinge bira ko yankura hano ndi kibazo nuko bashobora kuvuga bamufite amagini reka dusezera abantu bakurikiye JC Media baguye tutisho ya Rutambi ni kwa gatanu ndi zacaho indi kwa gatanu rero kugashobora kuzaza ari mu bakane kwagiye kuza mu Rwanda ko ntabwo yapfa tutakoranye okay baguye niba batari bakora subscribe banze banayikore mbagiri inama n'abandi bantu bashaka kureba udufoto twiza mire ko zajya kureba zira foto wagira ngo umuntu ni impyisi ubukoze followers kuri Rutambi ukuzumba 200 ukareba ifoto imana shizo y'ikinzike niho mu Imana kandi ubu ngwana amakampani abashaka kwamamaza ugafata nka protein ukayihereza umuntu byibushye ugafata ikintu cyo kunywa ubizi yuko nshobora gukimwa nkagikundisha abantu kandi koko ugasanga ibyo bintu cyane bikora nk'ubu abari nk'ibinyobwa byinshi urukumva dushobora nko kunywa mu gihe umuntu akeneye karukoro mu mubiri abantu bakora siporo ariko abose bo mu Rwanda wajya bafitiye ikibazo bafite ikibazo ako ntukankubite nera kubwiye ngiyo nkubise ubumbabaza ariko reba nk'umunsi uzajya kugura nka megabyte bakakubwira ngo Rutambi gigabyte reba iyo band izo band zabaho Rutambi gigabyte rimwe uzajya kugura band muri society natavuze bajye bakubwira uti nkuko cyo kugura yoro bakuvuga uti ni Rutambi gigabyte no gutanga megabyte nyinshi ni mamu y'Imana reka dushimire cyane na Eric uwadufashe kugira ngo amajwi n'amasho ibashe gutambuka ngaha neza nta kibazo kirimo tubararikire ko ngira ngo ukwezi kwa 10 kurimo kurasatira ategerejwe show iryohe cyane ya Rutambi n'umurundi bane badubikiyemo ari ukubanza umurundi n'umukongomani tubanzuwe kuko bombi barahari okay dukubitiye igihugu batubwire muri commentaire batubwire bati ari umurundi cyase turashaka umukongomani yamana kugira ngo natwe tumenya uwo tuzana no ni igihugu kukindi ntago turibuze kuvuga ngo ni Rutambi cyangwa ndi n'uburundi hariho ni darapo ujye usabya bajye bagutsinda umenye kusaba iki gihugu usubire iwanyu bahita bagufunga ni uko ituyunga nyine ni ugushaka indake wasabye igihugu ukaguma mu gihugu reka
Izi confidence akagabo kifitiye. No gusabye umuntu urebala avuye mu gihugu abarundi bose bamuhaye amashyuti kacikaci. Ageze mu Rwanda arasebye. Ubwo umuntu kurindiye ku kibuga cy'indege ubwo adafite ibuye cyangwa umuhini ubwo abamaze iki? Ni mu mukubite nozo. Ciao ciao.